Umeze bite sha? Ngosha ubundi bamutekereza cyangwa mutekereza ngosha ukaza ukandeba umuntu w'umugabo ngosha cyangwa nuko nagushuje nakoze ku ngofero. Ibyo ukora ntago bindeba ahubwo amakuru ni meza ntago uko yabona se. We waragiye urakubitika ubwo amafaranga ni furunge. Amafaranga ari he? Ahari ntabwo yashinzwe kuko we uhamenye wayiba. Ahubwo reka nze nkwereke ndi gushaka gutanga akazi. Yari shaka abantu ako kazi ndakajyamo mbwira. Urakajyamo. Nishaka abantu baza gukina muri filime yanjye. Nateguye filime yaramenze abakinnyi b'abahanga ku buryo iyo filime izinjiza amafaranga akayabo. Urahera kuri njye ndagukumbona. Weho n'amano nkubonamo ahubwo reka nze nk'ikindi akandi kazi. Weshakira abantu bakina muri filime yanjye. Ubashakire beza abakobwa abasore bamajeya. Ndabazi. Ubwo rero ugiye kuba mayivasa aho ibyo byava ibyo tuzabivugana. Ubwo rero by'amafaranga byo nicyo gihe hari ibindi nta bindi cyambere uko nzahemba. Wewe ubashakire bibinyonza ugahemba gatubutse ataguhemba. Sawa nari kacoma. Sawa ubwo busabusa ariko inzara iri kukurya. Ako shaje mba nakubyire ngo banguke naguma bumva cyangwa nabyushaka. Umva nyine ibyo uvuga ndi kubyumva ariko ufite amahane nge ndi muri hira ako kanya dore giti banguka najya vura ka kuninza cyangwa nigende. Ariko mani kuko umbya nabi nge shatse nanakwigumira mu rugo. Ngewe nkurana n'abantu bafite gahunda. Amasoko ndabiri vugageza nutagera ndashaka abandi. Mvana ho umunwa rero naje. Banguka. Uwa mbere yahageze we kutabanguka byagenze bite? Banguka. Meze bite? Sawa. Amakuru. Mbeze. Hari ushaka abantu bo gukinisha muri filime wajyamo? Najyamo nta kibazo. Nagana hese. Hirya gatoya umuntu ushaka bashaka kandi agutanga atubutse wajyamo rero. Kagukubita ibiceri bifatika. Bas wambere mba namuzanye ariko waba wamuzanye twavuganye bangahe? Undiya bimeze bite? Ntari mutumye mvunika kinzo nawe ntabwo bibayizi. Nasi kingi kiri muri gahunda. Kiri muri gahunda ikingi. Musonya n'abatanze kwajya bahageze mbere. Ubundi ngo ni uri muri gahunda. Wewe ko nawe nta gahunda mufite. Nagagenda kuri gahunda. Ariko undi we ntabwo muzi. Wowe ubite byawe. Hari wowe umamagaye ngo by'amafilime basi n'ujya kugwa akazi. Nuse wandeba yarindagiye gutyo. Nge na buriya nandi kubashakisha ndahembwa ite nigende. Natubwirire twahageze. Umuntu azashora amafaranga ye wuza ubwanuka watuje ukumva ubyo akazi kameze. Wose ugomba kumwubaha ntabwo ugomba kuvugira hejuru mwa. Kumva nasheda kumva muri mutanyine. Wanagenda. Wanyisho ari isasi irahende tonde. Sasa kuza ugarama hangane sasa. Nabyo birahende. Ahubwo isabune. Yo gukomeza yuko isasi ujutwaye iki? Ariko ngewe muve mu magambo mumbyibyo mu mamagari. Abantu b'abagabo babiri. Ndikwa mufite n'umugore. Umva rero vuga gake. Kanze nkwereke. Nawe uraburi kumva. Nk'ubu ngo tugiye gukina filime nyine. Ariko ibintu tugiyemo ntago ari ibintu byanyabyo. Ni ibintu byo kugira ngo abantu bishime. Utazabona umenya nk'umuntu ijigo ngo iki ngiki. Kanze nkwereke. Nk'ubu nakantu ko kugerageza kugira ngo ndebe ngo ese uyu muntu afite ubumenyi bwo gukina filime. Ndi kukumva. Ubwo rero kanze nkwereke. Tekereza. Nk'ubu ngubu tugiye kuvuga yuko mwibye phone. Ubu umuntu aramutse kwibye phone wabigenza gute? Ibi bintu ndikubona Tristan ndikubona tuzabisura mu butaha. Nitwa Trap nk'ibisanzwe. Wababwiye? Ngiye kubabwira. Nanjye nitwa Gabasiki. Rero niba bakunze iyi video kora subscribe. Kandi kukazogira like, share, comment 5 kuri 5. Gabasiki Comedy.